komeza kugubwa neza cyane udahwema kudukurikirana umusegonde n'iby'agaciro. Komeza uzajye dukurikirana, natwe ntabwo tuzahwema kuguhereza amakuru y'imyidagaduro azajya abagezweho haba mu Rwanda, muri Afrika ndetse n'ahandi hose ku isi. Mwifurije kugira amahoro, mwifurije kugira imigisha myinshi ahantu hose uherereye. Imana ikomeze kuguhereza amahirwe ndetse no gukomeza gutera imbere. Yewe nitwa Ikwishimwe Emmanuel, naho channel yitwa Melox TV. Igihe cyose uzajya ushaka amakuru y'imyidagaduro, ni byiza cyane kwanyarukira kuri Melox TV. Ndetse niba nawe utarakora subscribe kuri channel, ntucikwe kora subscribe nonaha kugira ngo amakuru yose uzajya uyabona gatanu kuri gatanu mu bambere, kandi no kukazogera. Inkuru igezweho cyane mu Rwanda y'imyidagaduro ni Dorcas ndetse na Vestine. Mu minsi yashize, ubwo no kuvuga ko ku munsi w'ejo ku itariki 7 z'ukwezi kwa karindwi, nibwo Irene yashyize hanze itangazo avuga ko ahagaritse imikoranire ye na Dorcas. Itangazo ryari rigenewe abanyamakuru, yenda nari basomeraho gatoya. Turate twinjira muri case yose, tumenye byagenze gute, tumenye Irene yatangaje iki, ese ababyeyi ba Dorcas ndetse na Vestine baravuga iki kuri iyi case. Hari ibaruwa basohoye hanze bavuga ko Irene ashobora no kujyanwa muri RIB, ndetse avuga ko yahimukiye abana, avuga ko yabibye channel yabo akajya ashyiraho indirimbo yatse password mukuru wabo. Ni byinshi cyane byavuzwe, tugiye kugarukaho, tugiye no kurebera hamwe ibitekerezo by'abantu bakomeye cyane mu ruhando rwa muzika nyarwanda, ibitekerezo bagiye batanga, barimo Muyoboka Alex ndetse na Arisude ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Reka tubanze turebe rino tangazo, ese ryavugaga iki. Irene yarishyize hanze ku itariki 7 z'ukwezi kwa karindwi, ubwo ni ku munsi w'ejo kuwa gatatu. Yaragize ati, dushingiye ku ntego ndetse n'icyerekezo cya Irene Entertainment, nyuma yo gusesengura imikoranire ya MIE ndetse na Ishimwe Vestine na Kamikazi Dorcas, bamenyerewe nka Vestine and Dorcas mu ndirimbo cyangwa se mu ruhando rwa muzika, MIE yifuje kumenyesha abakunzi bayo ndetse n'umuryango mugari wa muzika ko guhera kuwa 7 Nyakanga 2021 iba yihagaritse ibikorwa byose yakoranaga n'abahanzi bavuzwe haruguru, ku mpamvu muzamenyeshwa mu minsi iri imbere. Ubuyobozi bwa MIE bubashimiye uburyo mwakiriye Vestine and Dorcas ndetse n'uburyo mutahwemye kubashyigikira mu rugendo rwabo rwa muzika batangiye. Twongeye kwizeza abakunzi bacu ko tuzakomeza kubaha ibyiza byose mukwiriye, kandi tubashimira uburyo mukomeje gushyigikira muzika nyarwanda. Tubashimiye uburyo mubyakiriye, mugire amahoro. Umuyobozi mukuru wa Irene Entertainment cyangwa se mu magambo magufi MIE, ndetse umuyobozi mukuru yateyeho kashi nyuma yo gusohora iri tangazo. Bamwe mu bantu bakomeye cyane mu ruhando rwa muzika nyarwanda, harimo Muyoboka Alex, nabo wigeze kugira abahanzi areberera gusa bikajya birangira nabi, nabo bamucitse. Yagize icyo atangaza, ese Ishimwe Vestine, Kamikazi Dorcas ni abahehe? Abana abakobwa babiri bavukana bo mu karere ka Musanze biyemeje kuririmbira Imana, nyuma bakaza kumenyekana cyane mu Rwanda nyuma yo gukora indirimbo zagiye ziba hit cyane. Uwitwa Ishimwe Vestine witwa Kamikazi yo kugera aho twiheba, baje i Kigali namwihutira kugawa imigisha kisukiranya. Umuryango wa Gikristo mwasariye imitima yacu, nanjye ndimo, wabagiriye inama yo kureka management yatumye tubamenya tukabafana, ntabwo abagirira neza. Yari kugaruka ku itangazo rya Irene yatangaje, yari yasohoye hanze avuga ko agiye guhagarika imikoranire ye na Vestine hamwe na Dorcas. Nyuma yaho Irene kuri uyu munsi nibwo yakoze ikiganiro agaruka ku mpamvu yatumye Dorcas ndetse na Vestine batandukana, bahagarika imikoranire
gusa agaruka ku mugabo witwa Aimable ndetse na Mike Karangwa bagiye baca inyuma bakajya kubwira ababyeyi ba Vestine ndetse na Dorcas ko Irene nta kindi agamije usibye kubacuruzamo ndetse akibonera inyungu ze bwite. Nyuma yo gusohora indirimbo zigiye zitandukanye aba bakobwa bashyize hanze harimo iyitwa nahawe ijambo ari nayo ya mbere yanakunzwe cyane kuri ubu ngubu imaze kurebwa n'abantu benshi cyane, aho imaze kurebwa na miliyoni 3,200,000 barenga. Nyuma yaho baje gushyira hanze indirimbo yitwa Papa imaze kurebwa n'ibihumbi birenga 700 kuri YouTube yabo ya Vestine and Dorcas. Nyuma yaho baza gushyira hanze indirimbo yitwa Adonai ari nayo yateje imvururu zikomeye cyane. Ese byagenze gute? Ese byatangiye gute? Irene ajye kumenyana n'abo bakobwa n'umuntu waje akamwumvisha, kubera ko Irene yari afite igitekerezo cyo gutangira gufasha impano mu Rwanda, aho yari yaratangiranye na Niyo Bosco. Nyuma yaho rero aza no gufata abo bakobwa. Umuntu rero yaje amwumvisha abakobwa baririmba, aravuga ati abakobwa bafite impano nabafasha, niko kubaha indirimbo ya ari Niyo Bosco yibahaye indirimbo ya mbere yitwa Papa, niyo bari kodinze bwa mbere, gusa ntabwo ariyo bashyize hanze bwa mbere, ahubwo bashyize hanze bwa mbere indirimbo yitwa Nahawe Ijambo. Nahawe Ijambo ijya gusohoka hanze, Irene avuga ko yabanje kuganira n'ababyeyi baba bakobwa ababwira ko bashobora gusinyana amasezerano ubundi bagatangira kubamenyekanisha cyangwa se bakajya muri lebo ya MIE, ariko ababyeyi be ntago bahise babyemera ako kanya. Ntabwo bigeze basinya amasezerano, baramubwiye ngo nafasha abo bakobwa, ariko amasezerano batari bayasinya, niko gushyira hanze indirimbo yitwa Nahawe Ijambo. Gusa abo bagabo nakubwiye haruguru, Aimable ndetse na Mike Karangwa ndetse n'abandi bahuriye muri Rwanda Gospel Stars, ni amarushanwa bategura, nibo bagiyaga baca inyuma Irene bakagenda bakabwira abakobwa ababyeyi b'abakobwa ko Irene ari gucuruza abakobwa babo gusa nta kintu na kimwe bo babona. Irene yatangaje ko yishyuriraga abakobwa minerivare zo ku ishuri ndetse n'ibindi byose bijyana nabyo, aba imyenda ndetse n'ibindi bintu byose bijyana n'ubuzima bw'aba bakobwa, ndetse avuga ko amafaranga yashoye atigeze anayagaruza. Nyamara bitunguranye uyu munsi nabwo hagaragaye iba itangazo ababyeyi banditse bakarishyira hanze mbere yo kugera aho twiheba, itangazo rirerire nkamwihutira kugawa imigisha kisukiranya ibanga cyangwa se password ya YouTube channel yabo, ubundi akanabihindura. Iyi YouTube channel bari barayihawe na mukuru, bari barayifunguriwe na mukuru wabo bashyiraho amakava agiye atandukanye. Hari amafaranga bamushinja Irene ashobora kuba yarajyanye, ndetse banashinjwa no kwifashisha izina ryabo agasabiriza amafaranga, ayasaba abantu ngo babafashe, agasaba amafaranga abantu kandi mu by'ukuri ari amafaranga yo kwirira. Ibyo nabyo nibiri mu bishinjwa Irene. Nitangazo rirerire cyane, ibaruwa ifunguye iragira iti: mu izina ryanjye bwite, iry'umuryango wa Vestine na Dorcas ndetse n'iry'umuryango wanjye Nizeyimana Mazimaka, njyewe uzamukunda Elizabeth, nanditse iyi nyandiko kugira ngo nkureho urujijo ku mpamvu nyamukuru kandi zikomeye zatumye Murindahabi Irene Entertainment cyangwa se MIE ihagarariwe na Murindahabi Irene, avuga ko ahagaritse imikoranire ye yari iri hagati ye na Vestine ndetse na Dorcas. Byatangiye Vestine na Dorcas bafungura YouTube channel yabo bwite izwi ku mazina ya Vestine na Dorcas, babifashijwemo n'uwitwa Ndayisaba Prince uba imusanze. Biyemeza kujya basubiramo indirimbo z'abandi bahanzi. YouTube channel imaze gukomera, igeze n'igihe cyo guhabwa amafaranga, nibwo abana bashutswe n'uwitwa Mawombe abazana i Kigali ababwira ko agiye kwamamaza YouTube channel yabo, aribwo yahise abahuzana Irene Murindahabi. Nibwo yabashukashukaga abasaba umubare w'ibanga cyangwa se ibyo twese tuzi nka password, ngo azajya bashyiriraho ibiganiro n'indirimbo kuri iyo YouTube channel. Abana nabo binginga mukuru wabo witwa Irene
Irene ngo aboherereze umubare banga cyane ko ari we wari uwuzi maze arawubahereza. Ni nabwo Irene cyangwa se muri ndahabi Irene yahise abaka n'izindi password abana nabwo barazimuhereza. Nabwo mukuru wabo Irene yifuje kureba icyo gihe nyine, nibwo mukuru wabo Irene yifuje kureba aho YouTube channel igeze, maze asanga umubare w'ibanga warahindutse. Tumenya n'amakuru ko amafaranga yose YouTube yishyuye Irene yayanyujije kuri konti ye bwite, kuri konti ya banki ye bwite. Nibwo namuhamagaye duhurira mu Kiyovu. Ubwo n'umubyeyi wa Vestine na Dorcas uri kubivuga, ari kumwe n'umwunganizi we, tumusaba kurekura YouTube channel y'abana. Amafaranga yinjiye yashaka akayitwarira, kandi mumenyesha ko ntatabikora nzamurega mu bugenzacyaha. Icyo gihe uyu mubyeyi akomeza avuga ngo Irene arabyemera ariko ntiyabikora, ahubwo akomeza gushyiramo abana amagambo mabi ngo twebwe turi abaturage, ngo nibatwishinga azasiba indirimbo zabo, ikindi ngo abazimye burundu. Kubera ayo makimbirane yose, twatunguwe no kubona indirimbo ya gatatu yitwa Adonai yarayisohoye ayishyira kuri YouTube channel ye bwite naho ari umutungo we, ndetse arongera ashuka abana abajyana mu itangazamakuru, nako abambika imipira yamamaza kampani ye atatubwiye kandi twaramubujije. Ku itariki 6 z'ukwezi kwa karindwi, umwunganizi wacu mu mategeko yandikiye Irene integuza ya nyuma yo kuba yarekuye YouTube channel y'abana ndetse no kugaragaza amafaranga yose yakiriye yitwaje Vestine na Dorcas, ndetse no gusobanura uburyo indirimbo Adonai baherutse gusohora hanze nyine byumvikane ko agomba kugaragaza no gusobanura uburyo indirimbo Adonai yayihinduye umutungo we nta burenganzira abihawe cyangwa se abiherewe. Atabikora mu gihe kitarenze iminsi 3 azashyikirizwa urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Bakoreshaga kandi imbuga nkoranyambaga ngo baka amafaranga abafana baba bahanzikazi. Ubu ni Irene muri ndahabi ngo wabikoraga, kugeza ubwo hari umukunzi wabo utuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika watanze amafaranga agera ku 165 ngo ayahaye abana akayirira n'abandi tutavuze. Irene mu kiganiro yagize yavuze ko aba bana yabafashije mu buryo bwose bushoboka, ndetse ko amafaranga yose yinjiye nta naho ahuriye nayo yasohoraga, dore ko yanabafashe mu gihe cya COVID-19. Biracyakomeye cyane ndetse Irene nawe yagize icyo abivugaho nyuma yo kubona iyi baruwa, kuko yanayishyize ku rukuta rwe rwa Instagram, aho Irene nyuma yo kubona ibyo ababyeyi baba bana banditse byamubabaje cyane, ndetse avuga ko amafaranga yose azabahereza, ariko ababwira abantu harimo uwitwa Aimable na Mike Karangwa ndetse n'abandi bafatanyije ko ibintu bari gukorera uruhande rwa muzika atari ibyo. Uwitwa Phil Peter reaction ye yako kanya yise agira ati yagise avuga ngo yarasigaye we mu magambo y'ibwite yanditse ngo ariko we narasigaye koko, YouTube isigaye ari boro bigeza aha ku buryo iryanisha abavandimwe, kandi kera yashyiragaho utuganiro bamuseka, ndetse yatangaje byinshi avuga ko abantu badakwiye gupfa ubusa. Iki atari cyo gihe cyo gupfa ubusa n'aba bahanzikazi. Irene yafashije ngayo nguko rero uko bihagaze. Ababyeyi ba Vestine na Dorcas ntago bashaka ko Irene akomeza gukorana n'aba bakobwa, gusa mu majwi yabo bumvikana bavuga ko Irene batakomeje gukorana, aba bakobwa nabo bareka umuziki. Ibintu birakomeye cyane. YouTube channel y'abana ndetse n'indirimbo yitwa Adonai iri kuri channel ya MIE Entertainment, bagomba kuyikuraho bakayishyira kwa Vestine and Dorcas. Bafite YouTube channel yabo bari barafunguye mbere, niyo ikomeje guteza ibibazo bigiye bitandukanye.
tugenda dukurikirana uko bizagenda bimera. Amakuru mashyashya yose tugenda tuyaguhereza 5 kuri 5. Gisabwa no gukora subscribe kuri channel ndetse ugakanda no kukazogera. Birakomeye cyane. Irene yagize ikiganiro kirekire cyane yashyize kuri MIE Empire, ni channel ye cyashya agenda ashyiraho ibihangano by'abahanzi be bashyashya abari muri lebo ye, harimo uwitwa Niyo Bosco, witwa ADB uri mu igeragezwa ryo kugira ngo nawe abe yajya muri abo ngabo bazajya bafashwa na Irene, ndetse n'uwo bakorana bya hafi witwa David Rubangura. Biracyakomeye ariko tuzagenda dukubakurikirana uko bizagenda bimera. Andi makuru yose mashyashya mukurikirane Melox TV muragenda muyabona 5 kuri 5. Ngewe nitwa Ekwishimwe Emmanuel, ndetse mukomeze kugira umunsi mwiza. Imana ibarinde.